iyo ukurikije ubujyanama bwa muganga ushobora kubaho nta muti ufata ariko nawe ukimenya ukamenya uko witwara uko muganga yakubwiye. Ushobora kubaho nta muti ufata ariko bikazarangira n'ubundi ubufashe nayo mu buzima bwawe bwose kuko ntikira. Nukumenya uko witwara. Hakaza bwa bwoko bwa gatatu twabo Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe. Muraho neza bakunzi b'Ibigwi byanjye TV. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima musanzwe mugezwaho nanjye Viviwase n'umuforomokazi. Uyu munsi rero nateguye kuganira ku ndwara ya diabete. Turarebera hamwe rero iyo ndwara icyo ari cyo, uko ifata n'ibimenyetso byayo n'uburyo yavurwa ndetse n'ingaruka yasigira umuntu mu gihe atayikurikiranye neza. Diabete rero nko twari tubibonye hejuru ni indwara irangwa n'ubwiyongere bwinshi bw'isukari mu mubiri ndetse no mu maraso. Iyo ndwara ikaba irimo ibice bitatu. Hari indwara ya diabete twita type 1 diabetes, ni ubwoko bwa mbere bwa diabete. Hakaba harimo type 2 diabetes, aribwo bwoko bwa kabiri. Hakaza rero n'indi diabete ikunda gufata abagore batwite. Indwara ya mbere type 1 diabetes ni indwara ikunda kugaragara mu bana batoya, mu bana bakivuka. N'umwana yayivukana akaba yayiterwa wenda na nyina. Umugore wari uyisanganywe yifite atwite ashobora kuba yayanduza umwana avuka. Iyo ndwara rero irangwa ni igihe umwana cyangwa umuntu aba adafite umusemburo witwa insuline, ari wo musemburo ufasha kuregulariza cyangwa gutunganya ibintu bijyanye n'amasukari kugira ngo ukwirwe mu mubiri isukari ikoreshwa igomba gukoreshwa mu buryo bukwiye. Iyo umwana adafite uwo musemburo rero agira ubwiyongere bwinshi bw'isukari mu maraso no mu mubiri. Hakaba indi diabete ya kabiri mu bwoko bwa kabiri, igihe umuntu umusemburo uhari ariko uwo musemburo ukaba udahagije ku buryo bukwiye, ku buryo wakora uko ugomba gukora kugira ngo umubiri ushobore kubona ibyo ugomba kubona. Iyo ndwara yo ubwoko bwa kabiri uyisanga mu bantu bakuru. Ubwo bwoko bwombi uko ari bubiri, umuti wayo ni uguhora kuri wa musemburo wa insuline. Umuntu ahora ku nshinge za ubuzima bwo bwose kugira ngo, kuko twabonye kuri ya mbere aba nta musemburo na muke ukorwa, bwa kabiri urahari ariko ntuhagije. Iyo ni ukuvuga ngo umuti wayo ni izo nshinge ubuzima bwe bwose. Ku ya kabiri rero ashobora guterwa inshinge cyangwa akabaho nta miti afata ariko agakurikiza ubujyanama bwa muganga. Iyo ukurikije ubujyanama bwa muganga ushobora kubaho nta muti ufata ariko nawe ukimenya ukamenya uko witwara uko muganga yakubwiye. Ushobora kubaho nta muti ufata ariko bikazarangira n'ubundi ubufashe nayo mu buzima bwawe bwose kuko ntikira. Nukumenya uko witwara. Hakaza bwa bwoko bwa gatatu twarebeye hamwe bufata abagore batwite. Icyo gihe bitewe n'imbaraga z'umugore, abagore bakunze kugira ubwiyongere bwinshi bw'amasukari mu mubiri no mu maraso bitewe n'uko umusemburo wabo utashoboye gukora bikwiye bihagije. Ko twari twabibonye mbere mu biganiro byatambutse ko umugore utwite buri gihe muri we hari igihinduka, akagira ibintu bikora gake kubera imbaraga nkeya abasangamo. Icyo gihe rero iyo umusemburo nawe udakoze neza ngo ushobore gukwirakwiza ya sukari ukore uko ugomba gukora, agira amaraso yiganjemo isukari nyinshi. Icyo gihe bikaba byamutera diabete. Ikibaho rero icyo gihe ni uko ajya kwa muganga bakayirwanya, bakamufasha, bakanamuvura. Iyo ndwara ya diabete ifata abagore batwite aho itandukaniye n'izisanzwe zimwe twahereyeho, iyo iravurwa iyo itarwanyije umugore agitwite bimusigira hari ingaruka mbi igira ku nda ye no ku mwana atwite. Noneho turebere hamwe ibimenyetso by'iyo ndwara kugira ngo umenye ese mfite ikibazo cy'isukari nyinshi mu mubiri, mfite diabete. Wabimenya ute? Umuntu agira icyaka cyinshi, agakenera kunywa cyane, akihagarika buri kanya, agasonza cyane,
yewe iriya y'umwana mutoya we ahora yihagarika anyara ku buriri, uko turabizi twese ko abana bose bagira ibintu byo kunyara ku buriri, ariko noneho biba bikabije ku buryo bitanahagarara ntiyikontorora. Icyo gihe rero iyo ubonye ufite icyo kibazo wihutira kujya kwa muganga ukipimisha bakamenya ni ubuhe bwoko bwa diyabete ufite, bakagira ubujyanama baguha n'uburyo bagufasha. Umugore utwite we iyo atakurikiranwa atwite, ntari nabivuze, bimugiraho ingaruka mbi, ariko iyo diyabete y'umugore utwite yo iravurwa igakira, iyo idakize imugiraho ingaruka za diyabete ni izihe? Diyabete iyo itavuwe, iyo idakurikiranwe neza ngo umuntu ayigiremo disipurine, igusigira ingaruka nyinshi zitari nziza. Ushiduka, umuntu ufite diyabete ashobora kuzapfa hari ibice by'umubiri adafite. Itera ubumuga, ugira ibintu utakaza kubona neza, yemwe ukagenda hari n'ibice by'umubiri ugenda utakaza bitewe n'iyo sukari iba yakubanye nyinshi, igatuma hatabaho ubudahangarwa bw'umubiri buhagije. Diyabete rero ni indwara mbi, iyo yitaweho neza ikavurwa igakurikiranwa nta ngaruka mbi zigira umubiri. Mu gusoza rero nagira ngo nsoze ngira inama abantu bose muri rusange ko dukwiye kujya twicara tumenya ubuzima bwacu ko buhagaze, kuko diyabete nkuko twayibonye ni indwara ishobora ifata buri muntu wese utagendeye ku myaka. Ugomba kujya uhora umenya uti ibipimo byanjye by'isukari bihagaze gute, kugira ngo umenye uko nikurikirana, kugira ngo hato ntazasigarana za ngaruka twarebeye haruguru. Murakoze. Ibigwi byanjye TV. Ufite ubumenyi cyangwa ibikorwa ushaka gusangiza abandi, watuvugisha kuri nimero ureba kuri screen yawe.